Muri iyi minsi mu kinyejana cya 21 ibintu byarahindutse, byafashe indi ntera aho ikoranabuhanga rizamuka rinatuma ibyifuzo bya muntu nabyo birushaho kuba byinshi. Akenshi urimo gusanga abantu batakifuza kugumana uburyo bagaragaramo, ahubwo bakajya gushaka abaganga ngo bagire icyo bahindura ku migaragarire yabo. Uyu munsi twabazaniye inkuru yacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Iyi nkuru iravuga ku mugabo witwa Tom Peter w'imyaka 32 y'amavuko wafashe umwanzuro wo kujya aho bakorera ihindura migaragarire y'umubiri, icyo bita mu rurimi rw'icyongereza body surgery. Uyu mugabo akaba yaratanze amamiliyoni n'amamiliyoni menshi kugira ngo hakorwe iki gikorwa cyo gutuma imigaragarire ye iba nk'iyimbwa, aho byamusabye kugurisha ibikoresho bye hafi ya byose kugira ngo abashe kwishyura abamukoreye kino gikorwa. Nk'uko bivugwa mu nkuru, uyu mugabo wari ukiri muto yari afite n'umugore mwiza cyane babana. Nawe ngo kandi yishimiye uko umugabo we yaje kumera nyuma y'uko operasiyo irangiye. Bigarukaho na Tom Peter wishimiye uko ibisubizo bya operasiyo byaje bimeze. Ngaye nguko isi yarahindutse kandi irimo guhindukana n'abantu. Ese mwebwe iyi nkuru murayivugaho iki? Duhuriye muri comment section. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.